iri modoka ze uzajya munyenya mpfa kubeshya dore ngiri imodoka iyo modoka ni yawe ntabwo tuzakenera transport ndende. sanze bimeze bite? noneho warasaze burundu ndimbeni kuje wambaye nka Spiderman hano uje gukina filime. Riga boss nyine nari ncanye imbabura urumva kwa kuntu bita bigurumana ngo bijye hejuru. Yes, Kesi. Hi. Ni yase muvuga. Yeah, how are you doing? Nanu nyumve nabi Kesi, nyumve nabi. Kanabonye usa n'ubifashe ukuntu bize birebire. Ariko burangira I'm very serious. No, byaterwa nawe ari gusangira birashoboka, ari kwicara tukaganira birashoboka. Harya Kesi wize biki? Yes. Exactly. Oh, good. Nagushakira akazi kuri company nkene mu receptioniste. Nabonye ngerageza akongeza gakeya. It's fine. Nta kibazo. Naguhera ku 250. Kana n'umukobwa ntawe utangiye ku mushara w'abarimu babiri urumva utatangiye neza. Oya je ndagwe kundi mari. Nta mugore ngira, nta mugore nje icyamusaba cyane. Nuko natinze burayi cyane. Ya ngarayi bya business aho nize. Ya engineering. Ariko uyu mwana Kesi uyu mwana. Okay, voyons. Twabona nariko. Tumanota 40. Uwitegura no makwitegura neza gufata. Hanyuma uzusure tugane. Byakazi byo buriya nta kivuye. Oya nta kibazo uzatangira mu kimwe. Tegura. Wambaye neza nyine hakunika. Kana kanzu wambaye tuza ku kabari. Fantastic. That's it. Okay. Sawa. Na pale kali munsi ya kabutiki. Very good. Thank you, bye. Yes. Hillywood. Zacu. Ni kiba cyane. Ariko kareka. Ni wanjye ukazi. Ni wanjye ukazi namubwiye aza nkora amatara.
umuntu w'umugabo ujye umuntu w'umugabo ugomba gukuraburiza kubera ko hari impamvu ujye umuntu w'umugabo uriya mutego ni wazanye man uriya mukobwa aratangira yava akaba ari njye wigiraho byamuntu ese nawe wagiye kondisiyo yacu yayije mani twavuze ko niyo wazanye ko niyo wazana iki yambishije kujya kwishyura kandi ntabwo ari kumwe ngo ntabwo muzi man ndashaka no kujya kurya mfite ibitotsi ndashaka sohoka mbwira jamani hoya ndashaka no kujya kunyara kandi ndanyara mu nzu yewe ndanyara mu nzu sohoka oya katwigira iwacu ushaka kuvuga ko umukobwa tutazira ushaka kuvuga ko umukobwa tutazira bite aha ni iwacu aha ni iwanjye nzi n'ikinyarwanda nahise nkimenya aha ni iwacu kabisa wajya murekura umukobwa n'umwana mwiza cyose umukobwa n'umwana mwiza ngenda muzi waje bya bisambo uri iwacu waje wakurwa mu rugo ibisi bya bisambo ibisambo waje kuvuga ikinyarwanda musoke uvuga ikinyarwanda mese nahise nkimenya kwaya ingira na singunu wa tuvira mu rugo nese anga ntago ari wawe wajya kwita abantu bisambo igizire yewe gutanga ibisambo bari ntabwo muri bisambo ibisambo waje mundekura mwita umuntu mundekura n'icuma mundekura nawe ushikiye ngo utangiye kumva icyo wanciye inyuma wamuciye inyuma gute usanza kuri hejuru usanza ndi usanza kufereje ntajya mu nzu nase kugira ngo mbibone kutaresha n'inzu nari kubibona rero mwaye muri mu nzu kurasha ukuvuga ngo se wumva basoka bagenda nese ajya mu nzu nuwande oje nagenda batuvira iwacu nibatuvira iwacu muze ni mugende shasi kavofurimbwa kabisa wakirumbo kavofurimbwa wakirumbo cy'ikigabo mwa bantu mwe mwese muri aho mu byumva uwo mugabo ni imbwa abasoranye ipangisha abandi bantu umugabo turaburije kabisa ntabwo bireba ariyoboye kurara mu modoka hari inzu igira wowe ngiye kuzashyira bakuramo shyira mwabandi pangasha amagigiramo ndakubaza ntabwo ari wawe napanga yisize ariko nzaba ariyoboye kurara mu modoka ariko nije nyuma nyamuzibe nituvuga kavofurimbwa kabisa abantu mwese muri aho ngaho mutashe ubu bukwe muremenye ko uwo mugabo ari imbwa tubarashe mwenda panga cyangwa masenyi matari insina sanga umugore wawe wa mukecuru wone ugiye ubwo wanjye kareba nk'isekuru sohoka aho ngaho sohoka sarukanamo injira ntabwo wafunze bite byawe sha ni byiza ushaka iki gusa njyewe nari ncara ku muhanda ndimo nsaba akazi bambwira ko hano mufite akazi nanjye ngo mumpe akazi nese ushoboye iki gusa njyewe ibintu byose ndabizi nzi gufura nzi guteka njyewe n'ikimenyimenyi natekeye Rwabuguru nako Rwabugiri ngo nde Rwabugiri nta kibazo ufite mu mutwe reka ko ntacyo mbona bose wigeze uba ujya indera kugira gute se bose nagiyeyo ariko nari njye gusaba akazi harakanyemye mpitamo kugaruka nese ushoboye guteka iki buri kimwe cyose nzi kugikora nakubwiye ngo nagufurira nagutekera nanakora byose nta na kimwe nazi mu byo mu rugo gusa njye nushaka kumbwira ngutekere n'inka yose mpite nyiteka uyirye inka yose ngeraho nkunda kurya ibishyimbo n'utwo ni utuntu toto cyane nabigutekera ku buryo wabirya ukirya n'umuntu iwanyu nta bakuru babayo barahari papa wanjye se si mukuru na mama wanjye barahari kabisa ese urumva wakorera ngahe bose ngiye mu 5,000 ibiki 5,000 ubwo ni menshi wari wabona naho byanditse bose ngiye njya mbibona ku bakire bafite imodoka ngo nabakire bagiye nko kugura akantu nk'aka 500 akabakwemo mu bintu ibinote byinshi cyane akabakwemo 5 none nawe ngo 5,000 mva nkubwire
hano tuhaba turi abahungu batatu ariko kugira ngo dukore tuzaba tugomba 5. ese boss umwe ni senyese undi ni senyese nanze ko ari wowe wenyine tuzaba tugomba 5 ariko ninsanga ukora neza tuzakongeza okay nari boss mba muzanyongeza nta kibazo nanjye ndizeye kuko ngenzi gukora ibintu byose ndizeye rwose ariko urabutiba akareka ni wacu nakareka no mu gace kacu nta muntu wibubamo gusa urumva iryo kosa nariko ntago nabikora rwose anyway ngaho ujya kuzana ibikoresho bya ntase ibihe bikoresho saho ubwo ni imyenda yawe none se ubundi si imyenda yabaye